kura neza men kura neza utanyangiza yarindaje imodoka uko bizaba kipakire basari iribo yarashakaga kurikuramo byose rero itafari nashakaga kurikuramo byose nibuye mwana ntago ariko ni ibibazo ubwo se bamungora aya mafaranga akembere kurabagabo oya kitayira oya aya masani amafaranga nuze reka tuno tumembande nukombore mu mukanya tubone awe Ugeze ngo we wanje we ugeze ngaraca nasize mbiriye mu gitondo mbere namere nawe ariko aba we abase unaga imodoka irazigarira ntabwo yaza we natujyasanga nyono nora kumva ibintu bihindara abo natubonyemo nayi kigati pasi eh abushingikire wacu namwe nimese matujyana yatujyanye pasi ubuzibata tenegese n'ungurizi niko ko nabona dunda ubwonko ko ntabwo uko kuzuhayama birahagije mo ishije rwose ngiye maniruye pe nazi ndinda gutonda ariko ariko umukira wacu ashaka kuduha amafaranga mani kuko uyu moto yarasubira byizeye ko ziri buze ako se kari mu ko kari kuzira we karame pa none subuza aryama aho ngaho udakora wumve ko usangaye ni muramutse mu gitondo byabye nakora umuntu wariye so wabutarirwa ko kandi ushaka amafaranga yo kujya i Kigali bana karamba mbere ngewe kaza bari uzajyana i Kigali ukaba wazizanye mu kirombe uzajya ubundi bimaze kuba nkasanga yera ako mucyo hamagara umukire umumaze ko twabona amafaranga no mu ubundi sundi bimaze kuba nkagiye kira simbi telefone yanjye ariko umuntu twatera telefone yanjye agasiga batterie nini iyo ndumva nanarushye oya namwitonze mama gasta kakanga niyo mwa telefone yanjye agasiga batterie iki winyi ko twaranga turi abantu bane niyo mwa telefone yanjye agasiga batterie telefone yawe so urifite he sha ako telefone yanjye mwabereye telefone yawe nako intambara mwahize sha murayibonye ya telefone ubwire mana ya telefone y'igitaro njye namubonye telefone y'igitaro umwana shaka njye nigute nsigana batterie mu kana telefone yuzuye ase telefone yawe ya telefone y'igitaro urimo kuyibaza ndubwo ngubwo ninde wayiba telefone y'igitaro ariko telefone njye nayibona nyirabiza yitwara telefone nirabiza ifite njye namubonye yitwara hari telefone asigaza na batterie na telefone ya mucyo nafashe ubundi se mucengera telefone ubundi se binde wasanga ari batiri yonyine yazanye akabashaka kugitanga ngabona y'ikigati nta muntu wakiba telefone y'igitaro nawe gishira mu kuri rwose ntago byumvikana uvuze ngo y'igitaro telefone y'igitaro nka telefone nzabyeme njye ntago nakemera gomba njye ndashaka telefone yanjye vuba vuba telefone y'igitaro niho uri amuntu kandi bangubwire ushaka gufasha umukisi mushaka ngiye mu telefone yanjye telefone y'igitaro niho uri amuntu kandi nzo tubirebe mucuranisha ubu telefone y'igitaro n'inzijije koko naye nabuze ayisigara none nabinyibye mbabarira rwose basi ndayigusubiza mama mutebuke sha muzo dufata umuntu umuvana hano ujye guhamagara umukuru telefone ifata ukica umuntu wowe timbuka ndeba umuyobozi angana imana bibaho ibingiye ngo mwibiye telefone niko sha genze bete sha bose murabizi ko mwari mumaze iminsi mutanga amafaranga nari nkwikijeho wewe wari witije telefone y'abandi yiga ariko nari buzayimwishyure bose niba ariko nanjye ntabwo nabishakaga nagisida nyine ntabwo nabipanze reka mbabazi ubu se telefone iriya telefone yawe
yakugombye gukandagiraho niyo uhoye umuntu. aranyibye kandi yanyikeneye kandi njye kureba isango ntaye kandi wari siniduhuza boss. Wewe utaje kumamaga ngo tuvugane ntabwo namye ko sinamenya nuko akazi kameze. ahubwo boss no gushaka ambulance uyu muntu tukamujyana kwa muganga. Ahubwo mwese ndabafungira. Uziko nawe soni mugira mwabicuca. Boss ariko ntago byari bikwiye rwose. Telefone y'igitanu ni yamushishije. Akazi kanje ntago arako kuza kwicaniraho. Ibyatsi yagiye he? Wajyanga ni mutampereza pe arimo kuntindana kandi amaraso ari kwinjiramo. Ibi bintu rwose Wajyanga igihe mutampereza we hubwo. umusara cyari hehera. Mana we mfashe ikiganza sinakonye gutuma mfite nka yanga atari ngombwa. Imana sifasha abanyabyaha nka. Sinakongera pe. Imana ntabwo yagufasha wowe. Dorara uyu muti rero mutamukiza. Nuko ugerageza ubuvuzi ushaka uyu muti rero kora abana njya kuzana ibikoresho ndaje. Nzego kuri boss pe ibyo. Baromba kwisigara kuri iki kijura. Yego boss. Yarangiranse igiye kuza. Nanjye kantwara uruno rwo rwamurisha. Kugira impuhwe. Kijyane.